Muri iyi minsi imitima ya benshi yuzuye intimba, imitima ya bamwe mu babyeyi yuzuye ukwicuza guterwa n'uko abana babo babitwaraho. Hari abana bari kwihakana bababyaye, hari abari kwigira imfubyi kandi bafite ababyeyi bombi, hari abari kwihakana bababyaye mu birori bitandukanye. Ibi bikaba biri kuba ku muvuduko uri gukomeza kwiyongera. Twifashe ubuhamya bw'umugore wakodesheje ababyeyi ku munsi we w'ishyingirwa kandi afite ababyeyi bombi, tunifashe kandi ubuhamya bw'ababyeyi bafite umwana wigize imfubyi. Tugiye kuganira ku gituma hari abana bihakana bababyaye ndetse tunareba ingaruka biri kugira. Ndisenga Berarime, mbahaye ikaze muri Menya Byose y'uyu munsi. Ubusanzwe hari impamvu zitandukanye zituma hari abana bihakana bababyaye. Hari ababihakana bitewe n'imico mibi n'agahitse ranze ababyeyi babo, hari ababihakana bitewe n'uko babatereranye. Gusa ntibyateye bineze cyane bikorwa n'abiyita ko basobanutse, aho bihakana bababyaye mu buryo bwo guhisha aho bakomoka n'abo bakomokaho. Mu buhamya twahawe n'umugore wakodesheje ababyeyi ku munsi we w'ishyingirwa, yatubwiye ko ibi yabitewe n'uko yari yarigaragaje uko atari, guhera mu bwangavu ugakomereza mu bukumi mpaka ageze aho ashyingirwa, ngo yahishaga inkomoko ye. Ubusanzwe yavukiye mu muryango ukennye, yaje kujya mu mashuri yisumbuye ahura n'inshuti zitandukanye, nuko yibagirwa aho aturuka yisanisha n'inshuti zikize biganaga. Kuva ubwo ubuzima bwe bwaranzwe no kugondoza ababyeyi be cyane. Abanyamuryango bose yahoraga bakubufasha ngo arebe ko yakomezanya ubucuti na za nshuti, nuko biza kumuviramo gutsindwa kwakurikiwe n'ubwomanzi. Bitewe n'uko yari yarigaragaje uko atari, yaje guhindura imico ababyeyi bakamucyaha ntiyumve, yabaye imbata yo kuyoboka ibigare kubwo kutimenya, nuko aza no gushaka akodesha ababyeyi ngo basa nk'abasobanutse mu buryo bwo kubungabunga ikinyoma. Ubu ngo ibyo yakoze arabyicuza, abo yeretse umugabo ko ari we ababyeyi be bamuvuyeho, za nshuti yahoranye zaramuretse. Umutima we wuzuye ukwicuza, aho yuje ikimwaro n'isoni z'uko azatunguka mu maso y'ababyeyi be. Ababyeyi bafite umwana wigize imfubyi bo batubwiye ko ngo yabitewe no guhisha inkomoko ye. Mu mvugo yuje agahinda batubwiye ko yabaye imbwa rubebe, ngo ibigare byose abonye arabiyoboka, ngo ntiyimenya ntazi yava ntanazi yajya, ngo kwigeranya n'abandi byaramwisenyeye, ukutimenya ngo yubaka ahereye ku byo afite ko aramwisenyeye. Ababyeyi bakaba buzuye intimba ku mutima, abo bafite ibikomere baterwa n'uko bibyariye bakamwitaho yabatereranye. Muri ibihe tuva ahatandukanye mu buzima butandukanye tugahurira hamwe tukamenyana. Muri uku kumenyana hamwe bigaragaza uko batari ngo bagaragare neza muri rubanda, gusa buryo utazi iyo uva ntiwanamenya iyo ujya. Mu by'ukuri ntawe ukwiye kwicuza ku bw'aho yavukiye. Kwicuza aho wavukiye bituma utangira kwifuza kuba nk'abandi, ukaba wanatangira ukishyira ku rwego utariho ngo ugaragare uko ubishaka. Gusa ibi si byo, kuko hatitaye ku rwego wavukiyeho wakwiteza imbere. Muvandimwe rero, niba uzuhisha inkomoko ye kubwo kwijyanya n'abandi, mubwire ko intambwe ya mbere yo kwiyubaka iheramo kwimenya, akamenya aho ari n'aho ashaka kugera, akamenya ko buri wese afite igitabo cye gitandukanye n'icy'undi, akamenya ko hashize hamuri mu mutwe, gusa hazaza he hamuri mu biganza. Agomba kandi kumenya ko kwijyanya n'abandi bibishya ari n'agahinda kabyara agahinda gasaze. Kwijyanya na buri wese bituma wibura kuko buri wese arihariye. Kwishushanya ukigira uwo utari we bikuzanira n'inshuti zigushushanya zitakwitayeho namba. Rero muvandimwe, igaragaza uko uri, inshuti nyakuri ntizizabura, kandi burya aho gukundirwa icyo utari cyo wakwangirwa icyo uri cyo. Iki kiganiro cyitwa Menya Byose, ni icya Berarime, mukurikira kuri YouTube channel Beramirenje. Mwatwandikiye inyunganizi kuri phone 0788 18 cyangwa mukitwandikira kuri Instagram Beramirenje. Nsoreje aha, ndabashimiye.